noneho nkajya kumva ngo mbimu nkajya mano ano umuhungu wanjye nkareba abantu bose neza mbone nta wundi muntu ufite ikintu kiguruka usibye umuhungu wanjye mbona uri imbwa muze utagiye kuntuka ngo tuke bike tare umwana ngo aratwereka ibirori we ale muraho neza amakuru ni meza Christian uhe ndakwibuka Shut. Sawa. Nawe rero gasangwa umuhungu wanjye. Imfura na se barangana. Tuba tugomba guhura tukaganira. Tukagira ibiganiro tuganira. Tukavugana tukaganira ku by'umuryango wacu. Kuko umuhungu wanjye mukuru. Yego ni ngombwa. Kandi hari byinshi bikenewe kandi ari wowe ugomba kubigenderamo ukabitwaza ukagira n'ibyo nkwereka bindi byinshi utanazi. Hari ibintu byinshi ugomba kumfashamo tugakora kandi burya umwana mukuru burya niwe fatizo ry'umuryango. Ejo cyangwa ejo bundi niwe nshobora kuraga ibyanjye ariko iyo za Kigali muba buriya mbangiza amahirwe ukanazana hano hari byinshi tuba tugomba kuganiraho rero hagira ibyo nkwereka hari byinshi ubutarabona kubera nyine ibyo bindi byose uba wagiye mu by'akazi ariko hari ibintu bitandukanye ugomba kumenya kandi hari n'ibindi ugomba kunyunganiramo nk'umuhungu wanjye mukuru. Naho ubundi se Kigali ho ntago biba byoroshye. Kigali tubaho mu buzima ni hasi hejuru. Mba mbyumva njye. Iyo bukeye ntumenya ko ejo rwose mbese tubara ubukeye. Iyo bwije ntumenya ngo burake. Kigali ntago biba byoroshye. Amafaranga yarabuze. Ariko ugira ngo ubundi icyaro kiracyanavugwa. Twabaye mu mujyi. Ubu nuva ahantu hose ubona turaho ubona ibintu byose nese ubundi ntimurya ibyo twohereje. Ubu nuva ngo twigumye inaha twese. Wawe waza mwana wanjye riko none se ubundi sinshaka kunyegera ukabana hafi yanjye ukaba mu nkiki ya sosha niko ubu se nuvuga ngo uyu munsi urebye ibona icyaro ubuzima bwarahagaze pe nubwo ni Kigali bitoroshye ariko ubona ko gutura mu cyaro ntago byoroshye. Mwana wanjye dore butumye nongera kunywa no ku gacupa bini bintu mba mperuka ibintu by'agacupa rwose mba maze kubyibagirwa nkahuga neza nkatwarwa cyokora amata yo urabona ko amata neme ese ubundi uracyanywa izo ukagira amande muze mwana wanjye naracururutse inkoni yawe uvuye mu tubari urayiziba wa mwana sugira ngo ntikahaciye ariko Nyagasani yangiriye neza mwana wanjye oya ntago kwabara kubahohotera rega umwana burya yakoze ikosa kamucyaha hari icyo yumva kandi no kububyibuka ati papa yaranyashye nese mwana kuba wafashe tiki ukaza hano kundeba iyo mba naragukubise nabi mba narakuvuniye amagufa wari kuza utwaje akabando bakongeye kandi ko ndeba utarimo gusoma muze ariko akakantu kararyoshye mwana wanjye wa mugani wawe baze kunyongera kandi ariko ntikarenge numva kuri rwose bakongera kandi umva di akakose muhungu wanjye urabona nana kamaramo nta kibazo bazana kandi nta kibazo ariko wizihirwa nka sosha buriya mwana wanjye narizihirwaga nanjye nkumva ko ibintu byose nta kibazo rwose kuko watanga agacupa ariko nyine ahanini nibyo rega buriya bivamo no kwaya nanone jya utanga gake ureka kutanga cyane oya ubuze uducupa tudatunyoye urumva wasesaguye oya mbamo ntabiri gushira niko hega nkeneye kuzubaka etaje muri cya kibanza cy'imbere wonyine icyo nagusize waza umbwira ngo ugende ukwepa abaturanyi buriya cya kibanza ubona cy'imbere nicyo nagusize kiri ugomba kucyubakamo etaje wenda nk'ebyiri etaje ebyiri niba urigeretse 5 ukaburangariye ukuri kw'Imana kandi muhungu wanjye ndagukunda pe mwana
twategereje kuza mu bukwe bwa Daforoza yo mbega umukobwa wakoze ubukwe bwiza. umva ngwino tukubaze. Niko ese ko nagwamagaye ntuhituze. Simbuka. Daforoza umwana we yagize ubukwe ntibusanzwe n'ikirori n'agahebuzo n'ukuri kw'Imana. Ndategereza n'umuhungu wanjye baraje ndaheba. Ega muze Kigali buriya kubera kugira akazi kenshi ntabwo dupfa kuboneka umwanya bari ikibazo rwose. Mwana wa narategereje noneho nkajya kumva ngo mbimo nkajya bano umuhungu wanjye nkareba abantu bose nkabone nta wundi muntu ufite ikintu kiguruka usibye umuhungu wanjye. Nkavuga nti mana yanjye nakumva ihoni nkahaguruka ubwo umuhungu wanjye arahageze. Yarinze bigera nijoro reka da nta n'inkuru nta n'umuyaga nahebye uwa muhungu wanjye n'umwe. Ariko mbega ubukwe Mana ishobora byo dore umwana ngo aratwereka ibirori we. Nabundi muze muri Kigali ntabwo dupfa kubona umwanya. Ntabwo dupfa kubona umwanya kuba ntarabutashye nuko nta mwanya nari mfite. Ariko bavuga gute kutabona umwanya? Urabizi Kigali ntabwo biba byoroshye. Oya Kigali nta kibazo gihari. Kandi Kigali umwanya abantu nibo bawiha. Nukuvuga ngo urabona nagombaga kuza ariko birangira bidakunze kubera gahunda zigenda zihinduka. Niyo mpamvu rero ntabashije kuza. Twarategereje nihoni ryavuga nkahaguruka agira gute nkavuga umuhungu wanjye arahageze rwose. Mbega ibirori byiza ayiwe dada we mwana wa ibirori nakataraboneka mu buzima nibwo nabonye ubukwe. Erega abantu bafite amafaranga ubundi ufite amafaranga nta mpamvu utakora ibintu byiza. Ariko mwana ubuze iki ubukwe se ubukwe bukorwa n'amafaranga bukorwa n'abantu. Uza abantu bari bahari none se hari amafaranga yari yicaye muri ziriya ntebe aho twari turi hari hicaye abantu nanjye nicaye mu jana hari hicaye abantu ariko iryo cupa uvuga mwanyoye mwagize gute ryaguzwe n'amafaranga ntabwo ara mwana wareka nkubwire buri udafite abantu n'amafaranga ntiwayabona. Icya mbere ni abantu. Gasangwa rero mwana wanjye izi nzoga zaryoshye bikomeye. Ibintu nk'ibi byiza nabiruka gakira byahozeho. Ni ukuri kw'Imana kuko buriya hari igihe mba ntaheruka kuganira ngo nizihirwe nishime ariko mfura yanjye ndanezerewe. Gasangwa umuhungu wanjye rero buriya nibe niyicariye hano mba nshaka kujya tuganire kandi mba numva nkeneye ko byinshi tuganiriyeho. Alo oya muzahure cyangwa muzihorere amata nakamye mu gitondo arahagije niyo ndi bumwe. Namwe mushaka kunywa ndi mwahure kugira ngo mubashe kuzinikiza nta nk'itore yayo itarishije. Oya ndabyanze ntago mbishaka. Nta kindi kandi nkubwiye ariko mwana wanjye kuvuga ni ugutaruka. Habura iki ngo ushake nzanire umukazana ko nkeneye nabuzukuru. Abasaza rwose b'iki gihe wabuze inkwano wabuze umugore wabuze inzu yo kubamo wabuze ahantu watura. Niki wabuze nawe urongore nkeneye umukazana nkeneye umwuzukuru mwana wawe. Nikute wabuze iki? Wabuze inkwano wabuze uburaro bwaho gutura wabuze iki mu buzima kugira ngo uze unyereke umukazana. Nkeneye abuzukuru uri imfura yanjye ni gute nguma hano nigunze ntabona kuzukuru. Nukuvuga ngo ni ubuzima umuntu abagishakisha ubuzima kugira ngo azabone uko atunga. Ariko ubwo buzima muhiga abantu bose baba baririmba ubwo buzima muririmba ushaka kuzashaka
utakibasha no gutera uruhinja wabyaye imbaraga zaragushizemo ese ushaka kuzaterurwa n'ubyaye ari uterura ko mwese muzamwabaye impinja n'ukubera iki bintu nk'ibyo ari byo mukoresha reka nkubwire muhungu wanjye buriya nubona umubyeyi akuganira ikintu ukabasha no gufata umwanya mukaganira hano mwicaye hano kuri iyi meza izi meza wanzanyeho nuko hari byinshi tuba tugomba kuganira ntabwo ushobora kumbwira ngo hari ibyo utegereje abakene hano barahari abaturanyi bacu hirya hino reba akabagwira hano hirya afite abakobwa babiri beza sha beza daforoza hariya na kinyuka afite abana Berize hepfiriye afite umwana umwe w'umukobwa mwiza ageze mu myaka nka 22 shane wagura wa mukobwa wa murongora erega muri ubundi abantu bafite amafaranga nta mpamvu batakora ibintu byiza muzehe amafaranga ntabwo ari yo kora ubukwe muzehe rero buriya biba bikomeye kandi gasa mbona uri imbwa muzehe utagiye kuntuka nkotuka bike oya gasa mbona uri imbwa nukuri ubu twahuye kugira ngo kuntuka gasa reka nkubwire ikintu kimwe niba izi nzoga arizo je umbeshesha ntabwo zizamo umwuzukuru cyane inzoga zawe cyane inzoga zawe mbese muzehe kugiye ntabona aya cyane inzoga zawe uri imbwa wowe izi nzoga nazishyuye muzehe zirya zimwe nawe zijyane hasa akagara cyane cyane muzehe none se uragiye waya cyenda